mu karere ka Rwamagana imiryango itishoboye igiye kubakirwa inzu zifite amabati mashya nyuma y'uko umuryango wa African Development and Education Foundation ADEF utanze amabati 480 mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Leta yo gukura abaturage mu nzu zishaje no kububakira izikomeye. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rwamagana bwakiriye inkunga bushimira ADEF ku ruhare ikomeje kugira mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Umuyobozi w'Akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rwabunono Kagabo Richard yavuze ko aya mabati azafasha imiryango y'amikoro make kubona aho iba hatekanye hajyanye n'ubuzima bwiza, anashimangira ko ubufatanye n'abafatanyabikorwa bukomeje kwihutisha iterambere ry'akarere. Ubuyobozi bw'akarere bwijeje ko aya mabati azahita agezwa ku bagenerwabikorwa batoranyijwe mu mucyo kugira ngo atangire kubafasha mu gihe cya vuba. Umuryango ADEF nawo watangaje ko uzakomeza gufatanya n'inzego z'ibanze mu bikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, uburezi n'iterambere rirambye. Uretse ibi bikorwa, umuryango ADEF unafite ishuri rya ADEF TVET School mu karere ka Rwamagana ritanga amahugurwa ku myuga irimo ubwubatsi n'ikoranabuhanga hagamijwe guha urubyiruko n'abaturage ubumenyi bubafasha kwihangira imirimo no kwiteza imbere.